nongeye kuguha ikaze ku murongo ugamije kwirinda indwara y'imitsi. Menya Ubuzima TV, aho twigira hamwe imiterere n'imikorere y'impagarike y'umubiri w'umuntu. Uyu munsi nabateguriye uburyo 10 bwafasha umuntu warwaye umugongo gukira vuba, kandi ubwo buryo bufasha umuntu kuba yabasha no kwirinda indwara y'umugongo. Abantu benshi birabagora kwivuza indwara y'umugongo bitewe n'uko baba badasobanukiwe neza uburyo bakoresha kugira ngo babashe kwivuza, bigatuma bivuza nabi ntibabashe gukira neza indwara y'umugongo. Ni uburyo 10 natoranije bw'ingenzi kandi maze igihe kirekire nkoresha, ndetse n'abandi baganga babizi neza bavura indwara z'imitsi bakoresha mu kazi kabo mu rwego rwo kwita ku bantu bafite indwara y'umugongo. Uri umurwayi w'indwara y'umugongo ukaba ugufashe vuba cyangwa se ukaba umaranye igihe, ndetse n'umuntu waba yararwaye umugongo hanyuma ukaza kwikiza, mwese mbaharakiye gukurikirana iri somo kugira ngo ubashe gusobanukirwa n'uburyo wakoresha kugira ngo ubashe kwivuza, ndetse ubashe kubona n'uburyo wakoresha igihe wamaze gukira kugira ngo ukumire indwara y'umugongo ye kugaruka vuba, cyangwa se uyikumire burundu ku buryo utakongera kurwara indwara y'umugongo. Mbere yuko dutangira, duhaye ikaze umuntu wese ugeze kuri uru rubuga rwacu bwa mbere, nkurarikira kureba kuri buto yo hasi kuri subscribe. Niba utarayikanda uyikandeho, ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho video nshyashya ubashe kukugereraho igihe. Kandi niba ugize ikibazo utwandikire muri comment kugira ngo tubashe kugusubiza, ndetse niba ari ikibazo gisaba ko twakora video tukazayigukorera mu zindi video zizakurikira. Mbahaye ikaze rero mwese kugira ngo munezezwe n'iri somo y'uburyo 10 twakoresha kugira ngo tubashe kwirinda cyangwa se kwivuza neza indwara y'umugongo. Kampikaze umuntu wese mushyashya ku murongo wacu twigiraho ubumenyi bw'ibanze umubiri w'umuntu, ndetse twigiraho kwirinda indwara y'imitsi. Wumve ko nguhaye ikaze, urakaza neza. Njye ugiye kukwigisha ni Meteri, urubuga rwa YouTube channel ni Menya Ubuzima TV. Isomo twiga uyu munsi ni uburyo 10 twakoresha kugira ngo twivuze neza indwara y'umugongo. Ubu buryo bwose uko ari 10 ugomba kubumenya kuko bwuzuzanya, ariko ubw'ingenzi cyane ni uburyo bwa nyuma. Reka mbashimire kandi mbashishikarize kumva neza n'abasezerano ko uburyo bwa 10 nibwo buhatsi byose turi kuvuga. Nibwo buryo bushobora gukoreshwa ku muntu waba urwaye umugongo, ndetse no ku muntu ushobora kwirinda umugongo. Nta bundi rero uburyo bwa 10 nibwo twatangiriyeho, ni ugufasha umugongo wacu kuruhuka neza mu buryo bwihariye. Gufasha umugongo wacu kuruhuka neza kandi mu buryo bwihariye. Siniza ko indwara umugongo yibasira benshi, kurisa kabari ingwara itoroheje ishobora kubira mu biwaye, ibibazo by'ubuzima bikomeye, umuntu usanganye ububohe bw'umugongo agomba. Tugiye kurebera hamwe rero ibintu 9 byafasha urwaye umugongo kwivuza neza. Muri ibyo bintu 9 ni ibintu bisanzwe, nta gishyashya kirimo, ahubwo no kwibukiranya.
Ikintu cya mbere rero ni ukureba uburyo umuntu aryamamo. Ugomba kureba matera uryamaho. Kurindura matera si byiza na gato, kuryama kuri matera yoroshe cyane kukwitera ububabare bw'umugongo. Niba ubona matera yawe isa nk'ishaje ku buryo ishobora gutuma umubiri wawe ugorama igihe uryamye, birakwiye ko uhindura matera. Icya mbere rero no guhindura matera igihe bigaragaye ko matera uryamaho ishobora kuba ikomeye cyane cyangwa se ikaba yorohereye cyane ku buryo umubiri wawe ubangamirwa igihe uryamye. Icyo ndumva nta bundi buhanga turabishyiramo, buri wese agerageze arebe uburyo aryamamo niba nta makosa bushobora guteza umugongo. Uburyo bwa kabiri ni ukwirinda kwambara inkweto ndende. Kwirinda kwambara inkweto ndende kuko zigira uruhare mu kwangiza urutirigongo. Inkweto zifite talo ndende zituma ibiro byose by'umubiri ibirenge bitabifata neza, bigatuma umugongo ukora cyane. Ibi ni dusanzwe abantu benshi basanzwe bazi. Inkweto ndende iyo umuntu azambaye abasa nk'ushinze amano, ni ukuvuga ngo ikirenge ntikibasha kuringaniza ibiro ku buryo habaho ekilibre, bigatuma ibiro biporojeta ku ruhande rumwe. Ibyo rero bigatuma n'umugongo wacu igihe utari no gukora uruhande rumwe rukora cyane, bikaba byatuma habaho kugorama k'umugongo, bigateza ingaruka zo kwangirika kw'ingingo zigize umugongo. Icya gatatu, umuntu urwaye umugongo agomba kwishyira mu mutuzo. Kwishyira mu mutuzo umuntu ugira ikibazo cy'uburwayi bw'umugongo aba ashishikarizwa kugira umutuzo muri we kugira ngo yirinde kubyutsa ububabare bw'umugongo. Panike za hato na hato, guhangayika cyane ku muntu urwaye umugongo bikongerera ibibazo by'umugongo kugira ngo woroherwe ukarushaho guhubuka. Uburyo bwa kane ni uburyo bwo gufata ikiruhuko. Gufata ikiruhuko ku bantu bakora akazi ko mu biro, umuntu ukorera mu biro agirwa inama yo kujya ahaguruka buri minota 30 cyangwa isaha, akagenda umwanya muto akabona kongera kwicara. Gerageza uruhuke neza, ushakisha uburyo ugisha inama muganga uburyo wajya uruhukamo kugira ngo utabangamira umugongo wawe, ufashe umugongo wawe kuba wabasha gukira. Uburyo bwa gatanu ni imyitozo ngororamubiri. Gukora imyitozo ngororamubiri umuntu yategetswe na muganga, abantu bafite uburwayi bw'umugongo baba bagomba gukora imyitozo ngororamubiri ijyanye n'uburwayi bwabo, baba barategetswe n'abaganga babavura. Imyitozo ngororamubiri y'umurwayi w'umugongo itandukanye n'imyitozo isanzwe. Ni ukuvuga ngo buri muntu bitewe n'ikibazo afite ku mugongo we, hari imyitozo ngororamubiri aba agomba gukora imufasha gukira vuba cyangwa gufasha umubiri we kutawunaniza no kuwongerera imbaraga. Ibyo rero bijyana n'inama muganga yakugiriye, muganga wawe. Ni byiza ko ugerageza kumva umuganga icyo akubujije ukacyumva neza, ndetse icyo agutegetse ukagerageza kugikora neza kandi buri gihe. Ibyo bizagufasha gukira vuba kandi mu gihe gito. Icya gatandatu ni ugufata indyo yuzuye. Gufata indyo yuzuye byose ifite ubushobozi bwo gutuma amaraso ye atembera neza mu mubiri. Agomba kwirinda gufata inzoga n'ibindi biyobyabwenge bishobora kongera ubukana bw'uburwayi bw'umugongo.
buri munsi tuzi neza ko indyo yuzuye niyo dukangurirwa kurya. Indyo yuzuye ibigizwe n'ibintu bitatu: ibirinda indwara, ibyubaka umubiri ndetse n'ibitera imbaraga. Nta kindi. Gerageza urye indyo yuzuye. Twizera neza yuko mu ndyo yuzuye haba harimo imiti yose washaka. Ibyo wifuza nk'umuti mu ndyo yuzuye birimo. Tutarenzaho ndumva nta kindi. Buri wese asabwa kugerageza kurya indyo yuzuye. Waba uri umurwayi, ni byiza cyane kwigengesera igihe urya, igihe urwaye. Ariko noneho no mu buzima busanzwe dukangurirwa kugerageza kurya ifunguro riboneye indyo yuzuye igizwe n'ibintu bitatu: ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara. Ubwo ni amazi. Okay. Tugeze ku buryo bwa karindwi. Uburyo bwa karindwi rero burareba cyane cyane abantu batwara ibintu biremereye cyangwa baterura ibintu biremereye. Gutwara, kwikorera ibintu biremereye ni ngombwa kwitondera ibiro biba biri mu byo bahora batwara mu ntoki, kuko bishobora kuba intandaro yo kongera uburwayi umugongo babasanganywe. Ni ukwirinda kugira ikintu utwara kiremereye igihe cyangwa guterura ibintu biremereye igihe urwaye indwara y'umugongo. Igihe cyose ugiye gutwara ikintu kiremereye ugomba kubitekerezaho neza, ukiba ese iki kintu ntwaye mu kaboko k'iburyo ntibira ibumoso biragenda bite, ukagerageza kuringaniza ibiro impande. Niba utwaye ibiro 2 ibumoso n'iburyo ugashyiramo ibiro 2, icyo gihe uzafasha umugongo. Mu bantu baterura bunamuka ibintu biremereye, ni ukugira uburyo ushobora guteruramo ikintu bitabangamiye udahesa umugongo. Nkeka ko ibizo zose n'ibido tuzakora kugira ngo twerekane uburyo, kuko ntabwo muri video imwe byashoboka, ariko tuzagerageza kubigaragaza mu buryo burambuye. Ariko uburyo bwa karindwi dufate yuko ni ukwirinda gutwara ibintu biremereye cyangwa guterura ibintu biremereye igihe ufite ikibazo cy'indwara y'umugongo. Uburyo bwa 8 ni ukwirinda kwicara umwanya munini. Kugabanya umwanya umuntu amara yicaye areba televiziyo bishobora kuba intandaro yo kurwara umugongo cyangwa kugira ububabara. Umugongo budashira kukiyo umuntu amamaso umwanya munini yicaye abananiza umugongo. Rwose umuntu urwaye umugongo agomba kwicara igihe gito agahaguruka kugira ngo umugongo utagumya kubangamirwa. Iyo wicaye igihe umwanya muremure, umwanya munini, imihoro imwe ibiri gukora indi yarekuye, bigatuma ya indi iri gukora ishobora kubangamira umugongo, cyane cyane ku burwayi. Ni ukwirinda kwicara igihe kirekire, umwanya muremure. Ni ukuvuga ngo niba wicaye igihe runaka minota 30 ukageza mu guhaguruka, nta bindi. Uburyo bwa 9 mbere yuko tujya ku buryo bwa nyuma ni ukwirinda gutwara imodoka. Ibi birareba abantu batwara ibinyabiziga, moto n'ibindi. Ikintu cyose uzicaraho ukamara umwanya muremure. Uburyo bwa 9 bujya guhura n'uburyo bwa 8 bwo kwirinda kwicara igihe umwanya muremure, ariko noneho mu kwirinda gutwara imodoka umwanya munini urwaye umugongo, nabyo ni kimwe n'uburyo bwo kuruhura kugira ngo ya mihore yawe position ufashemo itagumeza kwikontracta ku buryo byakangiza umugongo, bigahura umugongo kugira ngo ubashe koroherwa vuba. Mbere yuko tugera ku buryo bwa 10, ndeka mbashimire kandi mbashishikarize kumva neza n'abasezerano ko uburyo bwa 10 nibwo buhatsi byose turi kuvuga. Nibwo buryo bushobora gukoreshwa ku muntu waba urwaye umugongo ndetse no ku muntu ushobora kwirinda umugongo. Nta bundi rero uburyo bwa 10 nubwo twatangiriyeho ni ugufasha umugongo wacu kuruhuka neza mu buryo bwihariye. Gufasha umugongo wacu kuruhuka neza kandi mu buryo bwihariye. Ntabwo ari ukuvuga ngo nagenda aryama ngo naruhutse bihagije, oya. Ntabwo ari ukuvuga ngo nakoraga amaze ibyumweru 3 ntajya ku kazi, oya. Kuruhuka mu buryo bwihariye ni ukuruhura rwa rugingo rufite ikibazo. Niba ari umugongo wo hejuru, gerageza ushaka uburyo bwo kuruhura. Nta bundi buryo rero, ni uburyo dusanzwe dukoresha
hari abakoresha stretching, hari abakoresha massage, hari abakoresha za sauna, hari abakoresha imyitozo ngororamubiri, hari abakoresha n'ibintu byinshi bibumbiye hamwe, ariko byose hamwe igihatse gishobora kudufasha neza mu kuruhuka. Tuzakigaragaza, tuzabigerageza tubidetaye. Kuruhuka neza rero ni iki? Nkuko nabwiye, uburyo ngiye nkoresha ni uburyo bw'amassage. Uburyo bw'amassage ni uburyo bwagaragaje yuko ushobora kuruhura neza ukavanamo umunaniro wose, kabone nubwo wamaze igihe kirekire. Bugerageza kongera gutambutsa amaraso mu rugingo rw'umugongo, ku buryo imyanda n'intungamubiri bishobora kuboneka neza, kandi iyo myanda ikabasha kuvamo neza. Massage ni ishobora gutuma umuhore wakomeye ushobora kongera kugarura ukorohera kwawo. Niyo mpamvu ubu buryo 10 nabo bateganirije. Hanyuma kuri buri buryo nzagerageza ngende nkuraho video kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza uko umuntu yabasha kwirinda cyangwa yabasha kwivuza neza indwara y'umugongo. Nkuko nabwiye, ubashije gukurikiza ubu buryo 10 navuze mu gihe kitarenze ibyumweru 2, umugongo wawe uba wakize. Aho rero naho hazavuka ikindi kibazo, icyo twita gukira ni iki? Ese indwara y'umugongo ni iki? Akenshi indwara y'umugongo ni ububabare bwawe. Mu byumweru 2 rero ikindi wakoresheje buno buryo 10, indwara y'umugongo iba yakize. Ikirenzeho ni ukuvuga ngo bigomba gukorwa n'abantu babizi neza. Niba ari inama, ni ugukurikiza umuganga yakubwiye, ntabwo ari zo gutoragura ku muhanda kugira ngo ubashe gutunganya cyangwa kwivura neza indwara wagize y'umugongo. Nizere ko iyi video igufashije cyane, kanda subscribe niba utarayikanda, maze ufungure n'inzogera kugira ngo izindi video tuzajya dukora zijye zikugeraho mu ba mbere. Ikindi ugerageze kutwandikira muri komenti ku kibazo wagize cyangwa icyifuzo, kugira ngo tuzajye gukoreho mu zindi video cyangwa se tunagusubize. Ahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Nizere ko amasomo ari kugenda asobanuka. Murakoze, naho utaha. Yesu neza kuindwa umugongo yibasira benshi twese, akaba ari indwara itoroheje ishobora kumira mu irwaye ibibazo by'ubuzima bikomeye. Umuntu usanganye uburwayi bw'umugongo agomba guhindura matera, si byiza na gato kuryama kuri matera yoroshe cyane, kuko itera ububabare bw'umugongo. Kwirinda kwambara inkweto ndende, kuko zigira uruhare mu kwangiza urutirigongo. Inkweto zifite talo ndende zituma ibiro byose by'umubiri ibihenge bitabifata neza, bigatuma umugongo ukora cyane. Gushyira mu mutuzo umuntu ugira ikibazo cy'uburwayi bw'umugongo aba ashishikarizwa kugira umutuzo muri we, kugira ngo yirinde kubyutsa ububabare bw'umugongo. Gufata ikiruhuko ku bantu bakora akazi ko mu biro, umuntu ukorera mu biro agirwa inama yo kujya ahaguruka buri minota 30 cyangwa isaha, akagendagenda umwanya muto akabona kongera kwicara. Gukora imyitozo ngororamubiri umuntu yategetswe na muganga, abantu bafite uburwayi bw'umugongo baba bagomba gukora imyitozo
imyitozo ngororamubiri umuntu yategetswe na muganga. Abantu bafite uburwayi bw'umugongo baba bagomba gukora imyitozo ngororamubiri ijyanye n'uburwayi bwabo, baba barategetswe n'abaganga babavura. Gufata indyo yuzuye, indyo zifite ubushobozi bwo gutuma amaraso ye atembera neza mu mubiri. Agomba kwirinda gufata inzoga n'ibindi biyobyabwenge bishobora kongera ubukana bw'uburwayi bw'umugongo. Kwirinda gutwara ikorera ibintu biremereye ni ngombwa. Kwitondera ibiro biba biri mu byo bahora batwara mu ntoki, kuko bishobora kuba intandaro yo kongera uburwayi bw'umugongo baba basanganywe. Kugabanya umwanya umuntu amara yicaye areba televiziyo bishobora kuba intandaro yo kurwara umugongo cyangwa kugira ububabare bw'umugongo budashira ku kwiyumuntu. Namaze umwanya munini yicaye abana n'izo mugongo. Twese dushishikarizwa kwirinda indwara y'umugongo dore ko ntacyo ubuzima. Munyemerere mbere yuko turebera hamwe ibintu 10 byafasha umuntu urwaye umugongo kwivuza neza, tubanze turebe n'ishusho rusange y'umugongo idufungurira uburyo tugomba kumva ko tugomba kwivuza neza indwara y'umugongo. Kugira ngo wivuze indwara y'umugongo bigusaba kuba uzi neza ikibazo wagize ku mugongo wawe. Kugira ngo wivuze neza indwara y'umugongo nuko uzi ikibazo ufite ku mugongo wawe. Iyi ni ingingo y'ingenzi. Nyabuna wikumva ubabaye uhita uvuga ngo narwaye umugongo. Ayo ni amakosa rwose atanababarirwa, kuko ushobora kuvuga ko urwaye umugongo kandi nta ndwara y'umugongo ufite. Kugira ngo rero umuntu amenye neza ko arwaye indwara y'umugongo, hari umuntu ugomba kukubwira ko urwaye indwara y'umugongo, ndetse hari n'uburyo ugomba gukoresha kugira ngo umenye ko urwaye indwara y'umugongo. Nta bundi ni ukujya kwa muganga. Muganga niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kureba ikibazo ufite mu mugongo, akakubwira ngo harimo ikibazo iki n'iki. Igihe muganga kurebeye mu mugongo akakubwira nta kibazo kirimo, ugakoresha ikizamini hano bakakubwira nta ndwara ufite, ukajya n'ahandi nta ndwara ufite, ukajya n'ahandi nta ndwara ufite, nta ndwara ufite. Icyo ufite ni umunaniro, kandi umunaniro si indwara. Ni byiza rero ko tugomba kubaha imyanzuro y'abaganga kugira ngo tubashe gukira neza. Ibindi bintu bifasha umuntu kwivuza neza agakira neza ni ukumenya uburyo umuntu akoresha kugira ngo abashe kugorora umugongo. Hari uburyo ushobora gukoresha ukagorora umugongo wawe wose muri rusange. Hari uburyo ushobora gukoresha ukagorora umugongo wo hasi. Hari uburyo ushobora gukoresha ukagorora umugongo wo hejuru cyangwa haruguru. Hari n'uburyo ukoresha ukagorora umugongo wo hagati. Umugongo wacu ugabanyije mu bice 3 by'ingenzi. Hari umugongo wo hejuru, uwo hagati ndetse n'umugongo wo hasi. Ikintu cy'ingenzi ugomba kuzirikana ni uko urugingo rw'umugongo ni rumwe mu ngingo z'umubiri w'umuntu rukora cyane. Ibi rero bigatuma akenshi umuntu ashobora kugira ububabare n'umunaniro ndetse n'uburibwe bukabije mu gihe buri gihe. Kubera ko umugongo wacu ukora cyane,
birashoboka cyane ko twagira umunaniro uhoraho mu mugongo ndetse tukagira n'uburibwe buri gihe bitewe n'uko tuba tunaniwe. Ni byiza ko twiga uburyo twafasha umugongo wacu kuruhuka neza mu buryo bwihariye.